Kuri wowe wifuza gutangira ubworozi bw'inkoko, hari ikintu uba ugomba kubanza kwibaza nk'umuntu utafiteho amakuru, ukwiye kubanza kumenya iki ngiki. Ese kuki ngiye korora inkoko? Ese nakorora ubuhe bwoko bw'inkoko? Ibyo kugira ngo ubimenye uzabanza umenye ngo izo nkoko uzishaka mu iki, ni uwuhe musaruro ushaka mu nkoko. By'umwihariko tugira amoko menshi agiye atandukanye y'inkoko. Tugiramo inkoko zagenewe amagi, izagenewe inyama, izagenewe kuba mberabyombi, hakaba n'iz'imitako. By'umwihariko inkoko usanga zororwa cyane ni inkoko z'inyama, iz'amagi ndetse na mberabyombi. Izo nizo usanga zikunze kororwa na buri umwe wese ubonetse. Gusa iyo tugeze kuri z'umutako zirahenda gusumbya izindi. Reka ibi tubireke twigarukira muri business. Iyo tugeze muri business usanga ukwiye guhitamo ubwoko bw'inkoko bitewe n'ibintu twavuze haruguru. Nk'uko twabivuze haruguru, ukwiye korora inkoko z'inyama cyangwa se iz'amagi, imberabyombi bitewe n'isoko ryawe aho uherereye uko rihagaze. Ibi uzabigenderaho ugiye gukora business plan yo korora inkoko, urimo guhitamo ubwoko bw'inkoko uraza korora. Ikindi kibazo usanga gihari ni uko usanga aborozi uko batazi gutandukanya n'izi nkoko, bakamenya ngo inkoko y'inyama ni iyi, iyi nkoko y'amagi ni iyi, inkoko ya mberabyombi ni iyi. Reka mbibafashe. Reka duhere ku nkoko z'inyama. Inkoko z'inyama zitwa broilers mu rurimi rw'imahanga. Abazizi ni inkoko zifite ibara ry'umweru nk'uko muri kuzibona muri no video. Izi nkoko nizo twita broilers. Mu kuzigira cyangwa se kubona icyororo cyazo ntago ari inkoko zituragwa mu Rwanda. Kuzigira no kuzikura hanze, ndetse hari n'abazigira bazituragiye, ariko by'umwihariko tuzitumiza hanze. Mu Rwanda twifashisha Uzima, Agrotech ndetse n'andi makampani. Izo ni inkoko z'inyama. Reka tujye ku nkoko z'amagi. Inkoko z'amagi tugira amoko abiri mu Rwanda. Hari iza brown ndetse tukagira na highline. Izi nazo ni inkoko zidaturagirwa mu Rwanda. Iyo zikeneye naho ukora komande tukazitumiza hanze. Izi akaba ari inkoko zizwiho ko ari zo nkoko zihenda cyane gusumbya izindi ugereranyije n'izindi, kuko umushwi w'ino nkoko ya iza brown usanga uyingayinga n'umushwi umaze ukwezi, mu gihe uno wa iza brown aba umaze umunsi umwe uvutse. Izi nkoko ziba zifite ibara rijya kuba umuhondo ariko ryivanjemo akantu k'umweru, zijya gusa na saso. Uzi saso iyi ntabwo yakunanira kuyiyoberwa. Gusa iyi nkoko itandukanye na saso kuko saso ziba nini, izi zo ziba ntoya. Inkoko aho inkokokazi igiye gutera bifite ibiro bigira hagati ya 3 na 3 n'igice. Saso ibiri hejuru ya 3 n'igice 4-5. Ni nacyo gituma tuyita imberabyombi. Iza brown na highline nazo tuzitumiza hanze nkuko twabivuzeho. Nimubikenera murandika muri comment tuzabakorere ikiganiro kisobanura buri bwoko bw'inkoko. Reka tujye kuri mberabyombi. Mberabyombi dusangamo inkoko zigiye zitandukanye. Mberabyombi bavuze mberabyombi aba ari inkoko itanga umusaruro ku buryo bw'inyama ndetse n'amagi. Mu moko twaba tubabwiye usangamo tetara, ugasangamo saso ndetse n'izindi. Muri mberabyombi nanone dushobora kubareramo n'iyi improved local chicken. Improved local chicken ntago ari inkoko ya Kinyarwanda, ni inkoko ya Kinyarwanda ivuguruye. By'umwihariko izo tumenyereye n'izavuguruwe muri Afurika y'Epfo, zimenyerewe cyane ko zororwa mu Bugande. Ni inkoko uyirebeye inyuma ubona ari inkoko ya Kinyarwanda, ariko mo imbere bayikoreye ivugurura, ntago akiri Kinyarwanda nyirizina, yaravuguruwe, aho usanga iyo nkoko mo imbere mu miterere yayo itandukanye n'iya Kinyarwanda nyirizina. Ibishobora kuba yaho kizungu nangwa se Kinyarwanda. Iyo ni improved local. Tugasangamo zino za Kinyarwanda n'izindi nyinshi. Gusa nkuko nabikubwiye nujya guhitamo amoko, hari iz'inyama, iz'amagi, improved local, tugasangamo n'izindi nkoko tutabarira muri izi. Tugasangamo nka dendo, imbata, inkanga ndetse n'izindi. Izi nazo ni zimwe mu nkoko zikunzwe kandi zororwa cyane hano mu Rwanda, zigatanga umusaruro. Ku bantu bashaka korora inkoko bushyashya, iyi video ngira ngo harikiri bafashe. Amasomo ukeneye agendanye kuri iyi ngingo uratwandika muri comment kugira ngo tuzaze tuyisubiza muri video itaha. Reka mabwire ngo niba wagira gukora follow kugira ngo utazacikwa na video zitaha. Wowe udukurikira kuri TikTok nagusaba ko wajya no kuri YouTube ugakora subscribe ukajya dukurikira. Twitwa Isoko y'Ubworozi na TikTok hose ni Isoko y'Ubworozi. Muri kumwe na Njyagirimana Fabien. Ciao ciao, naho butaha. Ikindi kuri wowe wari wifuza ko wamenya imiti ya Kinyarwanda yo kuvura inkoko zawe uburwayi bwiye butandukanye, hari igitabo twabakoreye kirimo ino miti yose ikenerwa mu kuvura inkoko.
imiti n'uburwayi byose biri muri icyo gitabo. Icyo gitabo gikeneye uraza kutwandikira kuri 078 499 0623 tuguhe icyo gitabo nawe ubashe gusobanukirwa uko wakivurira inkoko, uko wazirinda ukoresheje imiti yawe ya kinyarwanda. Komeza mugire ibihe byiza.